Njye ikintu cyambabaje nuko nakuze n'abana na papa wanjye na mama wanjye. Njyewe ikintu cyambabaje na n'ubu nyine nuko nyine nakuze nta mubyeyi wanjye n'umwe tubana. Cyanshimishije kumenya ko itaraza. Nase hari akabari wari wumva bari gucuranga indirimbo z'Imana. Tubaho cyane twinshi. Ngaho ni kwa Utwo Murokore. tubari nyine wenda ni kwa Murokore ntabwo ntawamenya. Kenshi mu kabari uraririmba nyine bakabona ntago bazi ibyo urimo tu. Erega tobora uvuge wemere kunaniwe, intege zakubanye neja, byemere umutima wanjye kukubambisa dakurura. Beautiful people, hey everybody. Tugeze mu kiganiro tuganira n'abantu batandukanye bafite impano zigiye zitandukanye imbere ya kamera zacu cyangwa se kuri mike z'Intambwe Media. Turi kumwe n'abakobwa babiri bagize itsinda Lustar cyangwa se Louise na Esther. Tubahaye ikaze imuhira ku Ntambwe Media. Louise na Esther, muraho neza? Yego. Amakuru yanyu? Meza. Mumeze neza? Yego. Abakurikiye Intambwe barababona, bamwe n'ubwa mbere babonye, ubundi murivuga gute cyangwa se murababwira ko muri bande? Nyine turi Louise na Esther nkuko bari kubibona, turi abana bakunda kuririmba. Ntabwo twari twagera kure nubwo twari twakora byinshi turacyari kuzamuka. Uyu mwanya rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu ku Ntambwe Media. Ubundi mbere yuko tunatangira, hari akaririmbo mwaba mufite mwembi mushobora kuririmba mwakira abantu badukurikiye kuri uyu mwanya? Ndi mu mvura niruka naziyo nerekeza, nkurikiwe n'abamvuma ariko nawe utegeka, ni ijambo rimwe gusa byabaga bihagije ngo bakwire imishwaro, bishwe n'ikimwaro, ijwi ryawe ryuzuye imbaraga kugeza naho rirangurura, ingoyi zose zigacika, ishimwe ni ryawe. Burya warandokoye nabonaga birangiye, aho imbaraga zanjye numvaga zirangiriye, niho watangiriye. Mana ubahwa, data ubahwa, wankuye mwiso nubwo benshi bankomeraga, umubwisanzure bwinshi iwawe ndisanga, warwanye inkundura uranahababarira, ugirira ubugingo bw'umunyabyaha nkanjye, none wangize umutoni ku ngoma, kandi kuko idahanguka nanjye sinzapfa, none wangize umutoni ku ngoma, kandi kuko idahanguka nanjye sinzapfa. Ni Louise na Esther. Abantu barababona ko murasa n'abangana muri mu kigero kimwe, ubundi niyo mpamvu utuma muririmbana nk'abantu babiri? Turi inshuti nyine, twari tunaturanye.
none se mwasanze umwe kuririmba ari wenyine atabishobora? ni uko twahisemo nyine kuririmba turi babiri ko nyine twararebye tubona byahura. n'ubundi twese twarabikundaga duhitamo nyine kubifatanya. Reka twongere duhereze ikaze abadukurikiye nanone, byari kubakira aka kanya rero turagira ngo dutangire ikiganiro tubabaza ni iki cyatumye mwifuza kujya mu muzika. Nk'uko twabivuze nyine twakuze tubikunda, nyine dukura tubona abandi bantu baririmba kandi bakaririmba neza tukabakunda, natwe nyine duhitamo kubikora kuko twarabikundaga. Hari n'ukuntu umuntu atambutsa ubutumwa bw'Imana akoresheje ijambo, hari no kubutambutsa nyine ukoresheje indirimbo, rero twe twahisemo kubwamamaza dukoresheje indirimbo. Kubera iki mwahisemo gospel? Nuko wenda nibyo dushoboye, ntabwo nyine twajya kuririmba indirimbo z'isi, iki gihe turimo kiragoye. Kigoye gute Esther? Nyine urebye bayana iyi si imeze nk'aho iri kurangira. Umuntu rero twebwe dukunda gusenga, twaravuze ntabwo twajya kuririmba indirimbo z'isi. Nyine hari abaririmba ibintu ukumva nyine ntacyo byigishije nta n'icyo bitwaye. Sasa rero twebwe impamvu ariyo twahisemo, nyine hari nk'igihe umuntu yumva indirimbo yari afite nk'ikibazo, nyine akumva iramukomeje cyangwa akumva ko bizashira, aruririmba iz'isi nazo zikigisha. Hari n'abaririmba nyine ibintu kumva ntacyo uri gukuramo tu. Ni nk'ihe ndirimbo mwumva mutaririmba mu buzima bwanyu? Kubera iki mwumva iyo ndirimbo runaka mwumva mutaririmba? Kubera iki mwumva mutayiririmba? Wenda nk'indirimbo, hari indirimbo wumva hanze pe kumva ntabwo wayiririmba. Nk'indirimbo subwo nabivuga uti bajya bavuga ngo ni ibishego, ntabwo impamvu tutanaziririmba nuko tutazishobora, abaziririmba nuko baba bazishoboye. Hari n'iziba zirimo nyine amagambo atari meza, nyine adafite icyo yafasha umuntu. Mbere yuko wenda tunasobanura cyangwa se tuza ku kibazo kibabaza uburyo umuzika mushobora kuba muwumva cyangwa musobanura, mudukubitireho akaririmbo kamwe mwumva mwizeye rwose mwemeza abantu. Erega tobora uvuge wemere kunaniwe, intege zakubanye inteja, byemere mutima wanjye kukubambisa dakurura, nashidutse umwanzi yandashe, amahirwe mana wampaye nayateye inyoni na bya bindi byose wampaye, muri biteye isoni nkakururwa n'iby'isi, amahirwe ya kabiri. Uyu mwanya turagira ngo mwebwe mudusobanurire uko musobanura umuzika, cyangwa se umuzika kuri mwebwe mwumva gute, musobanura gute? Nyine umuziki muri make iyo wumvise uratuza ukishima, hari ugakuramo n'inyigisho. Nyine iyo wumvise indirimbo ziruhura mu bwonko, nyine indirimbo navuga ko umuziki ari ubuzima. Ne umuntu yari kumva umuziki ashobora kumva bitewe n'amagambo arimo, bitewe nyine n'igihe arimo. Ashobora kuba yenda ababaye, yawumva bitewe n'amagambo arimo ugasanga nyine arishimye, nimba yari yarihebye nyine akumva ko akiri ubuzima bitewe n'ibyo ari kumvamo. Ni nka hehe wumva udashobora kuririmbira uko byagenda kose? Kubera iki wumva utaharirimbira aho hantu? Ubwo turahera kuri Esther uvuze ko umuzika ni ubuzima. Nyine ahantu kubwanjye numva ntaririmbira ni mu kabari. Impamvu ntaririmbira, ntabwo wafata nk'ubu ahantu bari gucuruza imyenda ngo ducururize mu Sambaza, ntabwo ibyo bintu bikunda. Rero mu kabari ntabwo wajya kuharirimbira indirimbo z'Imana, ubwo sindakumva. Njye ku bintu ndirimba ntabwo nyine naririmbira mu kabari, ariko abaririmba ibijyanye naho ngaho bagiye bakaririmba. Bivuze ko kuri wowe abantu baba bari mu kabari ari abasatani? Nose hari akabari wari wumva bari gucuranga indirimbo
indirimbo z'Imana tubaho cyane twinshi. ngaho ni kwa atwo murokore. tubari nyine wenda ni kwa murokore ntabwo ntawamenya. Aho niho hantu ntaririmbira gusa, kereka wenda Imana igutumyeyo naho wajyayo ukaririmba ntaribi. Yego ushobora kuririmbira ahantu hari abantu nyine banywa inzoga ariko nyine hatari mu kabari, bakaba bakumva bagahinduka, ariko akenshi mu kabari ntabwo babiha agaciro. Uraririmba nyine bakabona ntabwo bazi ibyo urimo tu. Turakomeza no kubwira abadukurikiye ku bitekerezo byanyu, ubwo nyine mwitegeko abanenga cyangwa se bakabashima ati muvuze ingingo, ubwo nyine muri komenti abadukurikiye hasi rwose barahita batwandikira, turabyizeye. Reka dukomeze mutubwire ninde mwifuza cyangwa se mu muzika mwumva mwifuza kuba mwabona amahirwe yo gukorana nawe. Nka Israel Mbonyi cyangwa Dorcas Vestine. Ni ubuhe butumwa mwatanga ku bafana bazakunda ibihangano byanyu umunsi muzaba mufite ibihangano byanyu? Ese mbere yuko wenda munasubiza icyo kibazo, umuzika wanyu kugeza iyi saha uhagaze gute? Ntabwo byari byagera kure ku buryo nyine twasohora izacu, si uko zidahari, nyine turi kuzikora, nibikunda tuzazisohora. Nyine ziracyari mu makayi, n'abantu babaye abahanzi barabizi. Twebwe nitubona umuntu udufasha tuzazibagezaho ntaribi bazazumva. Mutekereza gute inzu zitunganya imiziki? Nge ko mbyumva, kubera ko ujya muri studio ugiye kuririmba, yego nyine ni ubwa mbere uba ugiyeyo ariko ntabwo ari ubwa mbere uba ugiye kuririmba, rero ntabwo byagutungura cyane. Nyine nge mba numva ari nk'ahantu heza nyine harenze, ko niho hantu uba ugiye gukorera ikintu cyawe kugira ngo kijye hanze abantu bacyumve banakireba. Louise, uretse kuririmba wumva ari iki kindi wakora mu buzima bwawe? Nakina filime, nyine byaterwa na role ndakina, ariko icyo nzi cyo nuko nabishobora. Bwa mbere muririmbira imbere y'abantu benshi mwiyumvishe gute? Ubundi aho hantu mwaririmbiye hari abantu benshi hari hehe? Ntabwo twari turi kumwe, ariko ahantu hari abantu benshi twaririmbiye mu rusengero. Ni iyihe ndirimbo muhuriyeho gukunda cyane? Mugize amahirwe yo guhura na nyirayo mwamubwira iki? Ku musaraba ya Dorcas na Vestine. Ngiye ikintu cya mbere nababwira ko bazi kuririmba. Nanjye nicyo nababwira, nkanabasaba korabo. Benshi ndabizi ko inkuru y'amarira yanjye nukuri yaciye mu matwi yanyu, abandi twaturanye iyo umudugudu w'irimbukiro, umwijima niwo niyorosaga, ntarahura n'umwami wanjye Yesu. Narahamagaraga maze nkikiriza, nari mu buretwa bubuza izuba kurasa, nari nyotewe no gutabarwa, nari nyotewe no gutabarwa. Sinjye wabonye mva mu biganza bibi, aho nari mpfuye rubi. Nyine iyi ndirimbo irimo ubutumwa bwiza, wenda wasanga ari kubera ibyatubayeho, ariko nyine twarayikunze. Ngaho tunyurizeho wenda tubwire kuri ayo mateka y'ibyababayeho byatumye muyikunda. Ni birebire ntago twahita tubivuga kano kanya, ni ikindi kiganiro. Tukiri naho ngaho, reka duhite tujya ku kibazo gikurikira, kibaza buri wese ku giti cye. Duhere wenda kuri Esther. Ikintu cyakubabaje cyane mu buzima bwawe, nubwo utari mukuru, ufite imyaka 10 ni mikeya cyane, hari abamaze n'imyaka 100, wowe urumva uracyafite urugendo, ariko muri iyo myaka mikeya umaze, ni iki cyakubabaje cyane? Ubundi ni iki cyagushimishije cyane? Uratubwira bibiri, cyakubabaje n'icyagushimishije. Nge ikintu cyambabaje nuko nakuze n'abana na papa wanjye na mama wanjye. Noneho icyanshimishije nuko nakuze nyine mbana na mama wanjye akanshyigikira, nyine akanyumva.
njyewe ikintu cyambabaje na n'ubu nyine ni uko nyine nakuze nta mubyeyi wanjye n'umwe tubana, cyanshimishije kumenya ko itaraza. pole, ubwo nyine reka dutegereze, hari umunsi umwe uzishima ukavuga uti iki nicyo kibaye mu mateka yanjye cyanditswe ko aricyo cyanshimishije kuruta ibindi byose. Aha, turagenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Inshuti bakunzi badukurikiye, uyu mwanya turagira ngo twongere duhereze ijambo abahanzi bacu batugezeho indirimbo imwe, ariko izo mwaturirimbiye zose ni iz'abandi. Nta ndirimbo mufite mwebwe mwanditse? Ubu mumaze kwandika nk'indirimbo zingahe? 3. Iyo murebye indirimbo mumaze gukora mukareba n'imyandikire cyangwa se imiririmbire yo muri iki gihe, mubona muri mu murongo w'igihe kigezweho? Nta kabazo k'amatsiko tunihuta. Louis, indirimbo igezweho muri iki gihe uri gukunda gospel ni iyi? Igezweho ni indirimbo ya Giramata yitwa Uramvura. Nanjye ni yagira amata cyangwa ya Emeline Penzi n'umukobwa witwa Siana. Indirimbo muzi mwembi muhuriyeho itari gospel ni iyi? Ibanga ya Niyo Bosco. Indirimbo ya Lalina yitwa Basi. Hari indirimbo y'umurundi, indirimbo ya gospel ya Zuke muri iyi minsi, ngira ngo ni indirimbo igezweho, murayizi? Turayizi. Sibanza yitwa Narababariwera. Tugenda turerekeza ku musozo, muratubwira gahunda mufitiye abakunzi banyu, abababonye imbere y'izi kamera bakavuga batabana rwose turabafana, cyangwa se tugiye kubafana. Gahunda mufitiye ni iyihe mu iterambere ry'umuziki? Murabwira ko muri iyi minsi iraza, wenda munahereye ku byo mukora, ntabwo mwisobanuye burya tugitangira neza ngo mutubwire ngo dukora ibi, ntabwo mwivuze mu by'ukuri. Dusoza mugende mwivuga neza, noneho mubabwire n'ibyo mubateganyiriza. Nyine nkuko twababwiye, njyewe nitwa Esther, uyu mugenzi wanjye yitwa Louise. Nyine turi abana bakizamuka, turirimba gospel, turi n'abanyeshuri nyine, ariko nyine twakwifuza ko aba bantu baraza kutureba cyangwa kutwumva, nibaza kumva turirimba neza babitubwire, nyine badushyigikire tu. Niwumva naho nyine bitameze neza batubwire, nta kibazo. Tuzabazanira indirimbo nziza, tubaho ibintu byiza nyine, cyane ko bazaba banatubonye, badushyigikiye, batugiriye n'inama nyine y'ibyo twahindura n'ibyo twakomeza, nyine ibintu bizaba ari byiza kurushaho. Cyangwa se dusoza ikiganiro, musoze nk'uko mwatangiye n'ubundi musoze abadukurikiye mubahesha umugisha wa mugani nk'uko abapasitori bajya babivuga. Sinzi nimba ari murabasengera cyangwa se nimba mugiye kubaririmbira akaririmbo kabasezera, ubundi tugasoza ikiganiro. Numvaga nakwirwa nirira, nkarwa n'intambara nazo aho ziva, ndatsindwa intege zanjye zibiyanga, niyo ngerageje kwigenga, mpinduka ikigenge nkisenya, bigatuma nikura naho wansize, gusa none uyu munsi ndemeye kugengwa nawe nibyo nkeneye, reka ubwami bwawe muri njye buganze, Ndi mu buretwa buruhije cyane, ndi mu bunyage, ngwino ntware nahe, ngwino ntware ungire igikoresho cyawe, ndakomeretse inyuma n'imbere, birangiye nta na kimwe ndamiye, ndabizi ko ukicaye ku ntebe y'imbabazi, nyumva Mana, ntunganya
Okay, reka tubashimire inshuti bakunzi bacu mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Dushimire iri tsinda ry'abakobwa babiri biyise Luster cyangwa se Esther na Louise. Tubashimire cyane kuba bitabiriye ubutumire bw'Intambwe Media, shene yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku makuru ndetse n'imyidagaduro ahangaha mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Esther na Louise turabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane.